Yes, mukomere inshuti zanjye, nizeye ko mwagize umunsi mwiza. Tugomba tuganire, turaganira ku ngingo ikomeye uyu munsi. Ingingo nshaka ko tuganira ndi kubabaza, se umuco nyarwanda waba ushingiye ku busambanyi? Iyo mvuga inti umuco ushingiye ku busambanyi, ntabwo ari ukuvuga ko abantu bose ari abasambanyi, ariko ni ukuvuga bati se uyu muco, ubwiza abanyarwanda bafite, uburyo bakunda bamwe na bimwe kubikunda gusambana, noneho n'uburyo abanyarwandakazi bafite umuco wihariye, umuco wo kunyaza. Ibi bintu byaba bikonegitinga muri mayindi, kuvuga ko twaba umunyarwanda, abanyarwanda umuco wabo waba ushingiye kuri ibi ngibi. Ni igitekerezo tugomba gutekerezaho. Ese kubera iki uyu muco bashiki bacu bafite ubu buryo bwo kubikora, usanga ari uburyo bwihariye mu zindi kominote zose? Kuki bagize ubwo bumenyi bwo kwiga, mukavuga ati imibonano yacu tuzayikora gutya, kunyaza, umuntu akanyaza bikamuha ibyishimo udakura ahandi, usanga bitandukanye n'iby'ahandi. Icyo nicyo ngira ngo turebeho. Kubera iki iyo gifuti, kubera iki iyo mpano yabaye? Ikintu cyose kibaho kuvuye ku bantu kiva mu ntekerezo. Yes, niyo mpamvu tuganira. Mwe mufite histoire, mwambwira uko iyo ntekerezo yaje, mwambwira uburyo uko byagenze. Iyo tuvuganye aha, ibyo umuntu azanye ni ibitekerezo byo kuganira, ni ibitekerezo by'ibintu bitubamo, ni ibitekerezo by'ibintu bikorwa. Ikintu kimwe twavuze ati kugira ubwoba bwo kubivuga, nicyo kibazo tugira. Kugira ubwoba bwo kuvuga ko umuco wacu waba ushingiye ku busambanyi. Ese abantu barumva iki? Ese abantu barumva ko utabusebeje abanyarwanda? No, iyo myumvire igomba guhinduka. Imyumvire igomba guhinduka, kubera ko ibyo tuvuga ni ibintu bihari, ni ibintu tuzi, ntabwo ari ibintu mpimbye. Umuco wo kunyaza urahari, ni mwiza, cyane cyane ni ku banyarwandakazi. Wenda hari n'ibindi bihugu duturanye naho bigira, ariko iyo ugiye hanze ya Afurika se, ya East Africa se, i Buraya se, hehe, uwo muco ntabwo uhasanga. Ni unique, ni ikintu abantu bafite usanga abandi bantu badafite. Ni isomo abantu bafite usanga ahandi hantu bose batarifite. Kandi iri somo ni ibintu natural, kubera ko ubusambanyi ni ibintu bisanzwe, ni ubuzima busanzwe, ni ubuzima buriho. Kuko icyo nshaka hano kuvuga, igitsina gifite energy ikomeye, igitsina gifite imbaraga ikomeye ku isi. Igitsina nicyo gitanga ubuzima. Igitsina ni ukubyara, igitsina nicyo kitubyara. Iyo niyo kazi kayo icya mbere. Igitsina kirema Imana, igitsina kizanamo Imana. Nta bundi kubimenya, ni Imana ibikora. Intanga iyo zihuye ntacyo ukora, ubikora mu byishimo, n'undi akabikora mu byishimo. Mu gihe gitoya iyo Mana ibizi ko intanga igiye kuza, ibizi ko izaza, ibizi uko bizagenda. Icyo ni ikintu ntajya ntasha kubona nabyo. Icyo mvuga nti ni Imana yabikoze, nta bindi, ni Imana. Niyo mpamvu Imana ifite powerful. Imana iba muri twebwe, iba muri izo ntanga, ikazana icyo gitsina, umwana akajya mu nda akavuka. Twese duca hamwe, nta muntu uca ahandi hatandukanye, ntawe, ubu ntaraboneka. Ikindi nanone igitsina gikora ni tuma abantu bishimana. Gusambana ni ibintu bishimisha, kwishimisha hagati y'abantu, umugabo n'umugore. Ariko rero ubu noneho kwishimisha bishobora no kuba hagati y'abagabo ku bagabo, cyangwa se abagore ku bagore. Kwishimisha, ibyo gusambana
n'umuntu ashobora kwishimisha ku giti cye. Umugabo ashobora kwishimira ku giti cye, umugore ashobora kwishimisha ku giti cye. Ibyo ni ibintu bishoboka, ibyo ni ibintu bihari, ni ibintu byemewe, ni ibintu natureli biri mu buzima bw'umuntu. Ikindi gikomeye rero gihari ni uko igitsina ni ubucuruzi, igitsina ni commodity, igitsina ni ikintu kigurishwa kigatunga umuntu kikamuzanira umushahara. Igitsina kiragurishwa kikashyura imisoro ahandi bitewe n'uko imyumvire y'abantu benshi imeze. Ahandi ntibyemewe ariko ni produit igurishwa. Ku isi hose iragurishwa nk'ahandi. Mu bihugu tubamo nka Australia, sexe ni ikintu kigurishwa, gifite income zinjiza ku mwaka, zishyura imisoro ku mwaka, ni business nk'izindi. Nicyo rero usanga aho muri Afurika nko mu Rwanda niho turi kuvugana, usanga icyo kintu kidahari. Igitsina kukigurisha bivuga ko binyuranyije n'amategeko. Urumva ko nyine niyo myumvire y'abantu bafite. Ariko rero uko abantu bagenda bakura se, iyo myumvire se yahinduka? Iyo myumvire se twayishyiramo hagati n'abandi tukavugana kugira ngo twumve ko byose bishoboka? Ibyo byose ni hagati y'abantu. Community ni hagati y'abantu. Umuco ni hagati y'abantu. Iyi muco tuvuge tuti iyo gusambana, si ukuvuga ko ariko buri muntu wese abikunda, si ukuvuga ko buri muntu wese akora ibyo byo kunyaza se, si ukuvuga ko niki, ariko usanga ari ikintu dufite cyihariye. Iyo rero tubiganiriye ni ukuzana ibyo bitekerezo byanyu kugira ngo tubirebe, kuko ari nk'ahandi. Yewe igitekerezo cyanjye navugaga, niba abantu bafite ririya banga ari ryiza, ni ibanga unique, ni ibanga udasanga ahandi, ni ibintu byiza cyane. Kuki tutabishyira mu buryo byigishwa abandi, mu buryo bikorwa touristique, ku buryo bishobora kuzana amafaranga mu gihugu, ku buryo si ukugurisha indaya se, si ukugurisha iki, ariko ni umuco, ni ugukereya umuco ufite ikintu gitandukanye. Ahandi imico yose iramamazwa igakorwamo ikintu, kuko nta bandi baba bagifite. Ni Imana iba yarakiguhaye, ni intekerezo y'Imana iba yaraguhaye. Kubera iki tutatekereza ko tugikoresha? Kuba iki tugira ubwoba bwo kukivuga? Kuki tugira ubwoba bwo kugira ishema ryabyo? Yes, gira ishema ryabyo. Yewe nababwira urugero nyine nkurikije kuba experience rwanjye. Navukiye mu Rwanda, ndi umunyarwanda. Ibyo bintu ni experience, nta handi uyibona. Yego ngiye mfite, narongoye umugore w'umunyamahanga, narongoye umugore w'umunyakenya. Iyo experience ntayo afite. Ni Abanyafurikakazi, Abanyakenya baba muri East Africa turabana, ariko iyo experience yo kunyaza ntayo bafite. Ugasanga ukajya mu Rwanda ibyo bintu ukabikora, ukabona experience, ukavuga uti iki kintu mu myumvire yanjye mu gihe kirekire cyo kuba mukongera kubitekereza, nuvuga uti si iki kintu. Niyo bigushobora no kuba binahari, bishobora no kuba hari n'abantu wenda babyigisha se, ariko se tubyamamaze, tubikore, ntitwumve ko ari isoni twabigirira. Yes, nk'ubavuga ni se ko mfite abana baba diaspora bakuriye hanze, ese umuntu yabatekerereza uwo muco? Ni abahungu, umuntu yabigisha uwo muco bakawureba, bakawumenya, bakagira experience nk'iye, kuko experience yacu si gusa ubuzima busanzwe, no gusambana ni ubuzima busanzwe, no gusambana ni naturel. Yes, ni icyo kintu abantu babitekerezaho tukabikora. Gusambana abazungu si ukuvuga n'abazungu, amadini yari yaratubeshye. Amadini yadushyizemo ikintu ko ari icyaha, amadini adushyiramo ikintu ko tutagomba kukivuga, amadini atwereka ko kugikora ari ikintu kiba kinyuranyije n'ibindi, bisaba inzira byagomba gucamo kugira ngo bikorwe. Ariko kubera ko twagiye gukora n'uko ubuzima bugenda, usanga nyine ibyo by'amadini batubwiye ntacyo bivuze. Ariko mu mitima y'abantu ubwo bwoba buracyarimo, muri mind y'abantu ubwo bwoba buracyarimo ko gukora gusambana ari icyaha. Ni nk'ikibazo cyane dufite. Ikibazo cyane dufite mu Rwanda nicyo kuvuga uti ese kuki
abagabo ku bagabo basambana, kuki abagore ku bagore basambana. Amacaci n'amadini yadushyizemo ko icyo kintu kitagombye kubaho, ko Imana atari uko yakiremye. Nta kintu kibaho kuri iyi si Imana itararemye. Buri muntu wese aba afite imyumvire ye n'uko abikunda. Niba abagabo bahuye bakumva ko bakundanye, gusambana kwabo nta kindi bikora, ni pleasure, ni ukwishimisha hagati y'urukundo rw'abantu bafitanye. Ni kimwe niyo uri umugabo n'umugore, niba mubikora mukabikora muri ubwo buryo bwanyu, niryo shema ryanyu, niryo rukundo rwanyu ruhari, kubikora muri babiri. Nta hantu niba ibiriho nuko Imana yabishyizeho. Imana ni twebwe, Imana ni wowe. Ibyo Bibiliya ivuga rero ntaho bihuriye. Kandi na Bibiliya usangamo abantu basambana bahuje ibitsina babayeho mbere, babayeho ku isi. Ikibazo rero ni imyumvire y'ubuyobozi se, imyumvire se y'abashinzwe amadini se, imyumvire se yaba muri community se, ni imyumvire itandukanye yumva ko ibyo bintu bitakora. Ariko umuntu ashobora kugira uburenganzira bwo kumva ko uwo yishimana nawe mu gusambana, mu kubikora wenyine, mu kwishimisha wenyine, nabyo birashoboka. Niba uzasanga ibyo bintu rwose nta cyaha, ngewe kuri ngewe mbibonamo nk'uko batubwiye nyine. Uko tugenda dukura, uko tugenda tugira experience y'ubuzima, usanga gusambana nk'uko nabibabwiye nta cyaha kirimo. Niba uriya bikorana n'undi hagati ye bakumva ari ibyo bibashimisha, ni imyumvire yabo. Niba wowe kubikora hagati n'umugore wawe ukumva ari byo bigushimisha, ni imyumvire yawe. Niba twifite uriya muco wacu wo kunyaza, tukaba twawamamaza, tukaba twawigisha n'abandi, tukaba twakoresha touristic, kazana ishema ry'igihugu, nabyo byakorwa. Ibyo byose ni imyumvire y'abantu, ibyo byose ni ibintu baganira, ibyo byose ni ibintu dukorwa kugira ngo tugeze gute. Inshuti zanjye rero, iki ni ikiganiro gisesuye nyine nk'uko buri gihe mbabwira, kugira ngo dutange ibyo bitekerezo. Ikibazo nabajije, ese umuco nyarwanda waba ushingiye ku busambanyi? Iyi mpamvu nyine mbivuga, Abanyarwanda turi beza, Abanyarwanda turabikunda, Abanyarwanda dufite umuco wihariye, umuco wo kunyaza nta handi akenshi mu bindi bihugu byose bibona. Izo nizo shingiro zanjye zatumye mbaza iki kibazo. Mukomeze rero supporting you on my YouTube channel kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro kugira ngo tuvugane. Murakoze kandi mugire umunsi mwiza.